Fiston kuvuza ibiri muri message ntagombye kuba nyitambitse rero kuva ibyirengagije kandi wabibonye mwese mwihanganira ngiye gukorera aha ngaha Rwe iyo message iravuga iki iragira iti ntimusige ikimenyetso na kimwe mukora akazi kanyu neza nimukarangiza mumbwire duhure mbishyure. Rwe message iri muri telefone yandi muri telefone bishe mama Mu bigaragara rero iyi message yaturutse ku muntu wicishije mama Rwema ariwe dukeka ko ari papa Boaz kandi mabwiza ukuri mureke nikoreye ikintu cyanzanye hano mumbare rwose Rwema mu by'ukuri ndimo kwimbisha agahinda ufite ko kubura umubyeyi wawe na mushiki wawe waburiwe irengero ariko mu by'ukuri iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwihorera ariko tuza wikihorera hari uburyo bwinshi wabikoramo utabikoze nonaha yes nkuko ubivuze hari uburyo bwinshi urumva rero mureke muri ubwo bumwe muri ubwo ngubwo bwinshi sibyo kuko bumwe muri ubwo buryo hari kwica kari akaginga karimo hari irangiye ngo ni Boaz abagingamo Rwema abantu bakwiciye ababyeyi nagaruka nkuko wakabatwaye ubaca gake ariko utabikoze none aho ngaho uhubutse kandi Rwe usibye no kubica n'ubundi buryo wakwihoreramo atari ukubica ushaka ngisho ko bihorera ushaka ngisho ko bihorera umva babwire mwese iyo mumava ngo gake bigaci biki nibiki mbabwize ukuri nyiragamye bakora abantu bica umuryango wanjye abantu bica umuryango wanjye bakawurimba urumva bishonje bakamuburisha urumva mama bakamwica ngo nje nabakorera ngomba kubica nkabarimba nkuko bandimbura umuryango wanjye urumva kandi hera kuri rw'urwana rwaho rumanga nubwo ndaheraho kandi nawe mwese ushaka kunyitambika ndatamwica abakurikiraho ndaba nabashize mu kuzimu murumva kandi nawe akagabo kamafutiwe garoka inyuma ya mask unyumve neza ngomba kuvanga nkoze ikintu cyanzanye aha ngaha kwicangira ngo ni Boaz urumva Rwe wanyemera tukajyana mu rugo iwanyu hari ibintu turaganira ndabizi neza ko biraza kugushimisha Sheri biteze byiza kandi irungu ryakwishe shaka bakanyishe irungu ryanyishe igitangaje iyo ntari kukureba irungu riba ryanyishe kandi iyo nzi ngo ntuhari uri mu kazi ndamenye none ugize tujyane ku kazi ntabwo wabyemera ese rufuka ari henga ajya kumbanagura inkweto kubera ufuka namutunga
namutumye pe ujya guhita ugenda cyane ariko reka nkubwire sheri hari ibintu urufuku yambwiye none nanjye kubibona yambwiye ko hano hantu hakeneye undi mukozi ni ukuri pe bakeneye byarakenewe kabisa umukozi barakenewe uraruha bya hatari ariko nta kibazo nkata ndaje nzi guhanagura umva ahubwo wegira vuba ko ngomba kujya ku kazi vuba urabizi ko ntarabona manager ukumva ukuvuga rero ngo nta muntu nabona nsiga ku kazi ku buryo mba nizeye neza ko ako kazi kari butungane uko mbishaka vuba ko magera hakiri kare nawe ngomba kuba mpari byanze bikunze udakora ikosa ryo kugenda utariyeshereye iyo kosa nabizi ko ntabikora uramenye iki ako wandangaje amafuta yanjye yashiriye witonde ntabwo twike ibihe turimo numva bintera kwicuza kubera iki wanicuza impamvu twabyaye umwana umwe ibaze nk'ubu wazi bamwishe nimba ari ikosa ryarabaye nyine twararikoze umusojya ngo dukore iki tubyara undi kuko nyagasani gusa nabyara ngana ntyo mukecuru ngana nanjye ariko rero ntukisazishe uracyari mutoya ibintu byose birashoboka dushobora kubikora nyine utabyumva mvuga gutyo wenda ngo ndashaje kubyara birashoboka pe ariko narakererewe gusa njyewe numva igitekerezo nashaka umwana w'imfubyi nabyo byaba ari byiza ariko mbese ukiri kujya kure hose kandi hari ibintu byoroshye twakora hari umwana wazanye hano nimba ari Kanyesuku yaza tukamurera nta kibazo nubwo wenda ntaheruka no kumubona sinanamuzi sinzi nuko ameze ubu Kanyesuku wagira ngo uramuzi ntawe nzi pe ahubwo sinzamubona ryari Kanyesuku gakunda kuzerera ako ni kaza ndi bakabwire kazi kagusohoza ukamenya ikibazo rero nuko ntari butaha uyu munsi shiri nta gutaha ndarara ku kazi wenda tuzabona n'ejo nta kibazo shiri ngiye rwose mva ngiye mba numva nifitiye ubwoba iyo nsuza ahangaha njyenyine ariko sinumva na buri gihe uvuga ngo ufite ubwoba bw'iki reba uriya muhungu twiciye mama we na mushiki we yarabuze mbona mfite ubwoba ko rimwe ashobora kuzaza ndi hano njyenyine akangirira nabi ese reka nkubaze ikintu hari ubwo uriya muhungu azi yuko ari twe twishiye mama we ariko mushiki we yarabuze nyine yaragiye nta hantu byanditse ko ari twe twamuburishije kandi si natwe twamuburishije urikumva kandi niyo yanaza wavuze induru dufite abaturanyi badutabara ko natwe turabatabara ntugire ikibazo kuki abagore mugira ubwoba njye numva no kurya binaniye gusa bikunanije iki oya ndanze ahubwo do akira ndari kirarya sha si wowe uratetse urangije ngo birakunaniye ngo bigize gute kubera ikiza ya kwa mugabo wewe wibeshye ukagenda utariye ibi biryo ubwo zugo njye nari kuryaye kubizi ko amaresitora ntajya njyamo nari kuryaye aho usanzwe urya njya ku kazi dufite kantine n'ubundi nyine wari kurya ku kazi no ariko ku kazi rero kamubwira ukuntu bimeze bamaze kumenya ibyo ndya ndabibabwira ahubwo ni mu ntekere ibi n'ibi ahubwo umuntu udutekera aramaze kuvuga ngo aha ibi biryo mbwira ni iby'umudamu wawe tu cyangwa shari bafite ikindi kigore oya cyo kosa ntabwo narikora bokwe babanyidamanza imbere nyine bizunguza bitaka bagira batari ko amaso yanjye yakwamiye kuri wowe
ahubwo mbwira izo nzara tubampaye wazikuye he? apeti wa mugabo apeti Rwe urabona rero umva rekera mbere kugira ikintu uvuga manzi ko icyo kimasike cyawe manzi ndebe isura yawe. ariko ubanza umupangu mufite muri uriya rugo udasanzwe udasanzwe pe. oya Rwe ntabwo niba ufite umupango udasanzwe. Rwema rero urabona inzu ukodesha wakabaye kuwibanamo na mama wawe ndetse na Debora mushiki wawe waburiwe irengero. none ubu ngubu uri aho nyine nta na kimwe ufite, kandi ababiteye kugira ngo ibi byose bibe ni abatunzi bafite ibintu barakungahaye, wowe uri aho gusa nyine tu. Se buriya Rwe ubyumva ute uramutse utwaye ubuzima bwabo ariko wabanje gutwara ubutunzi bwabo kugira ngo uzabone ikintu nyine usigarana? Tekerezeho neza. Ibi ngibi ndabikubwira kugira ngo uzatwifashirize kugera ku mugambi wacu dufite wo gukura ibintu muri wa rugo rwo kwa Mabowazi, maze natwe tukazagufasha kuba wakwihorera. Sinzi uko ubyumva wowe mbwire to. ukinye neza. ngahubwira abahungu bawe n'abakobwa bawe bazane Bowazi hano, abari hano dore hariya ari ntago hari umutekano uhagije, bagaye muzanye ahangaha hariya abaturije. ntabwo ngukingurira mwana, Yesu ntabwo ngukingurira kabisa, ntabwo ngukingurira rwose na wapi mwana, singukingurira. Nikorofo Hano mabujanga uwo ninde wanze gukingurira? ni Kanyesu avuye kuzerera, aba yiriwe azerera yarangiza akirirwa honda akomanga. Mukingurira nsobanurira havuye, mukingurire. Kanyesu vayo hano, hagarara. Uvuye he? Mabwana nagiye kuganira na wa mucuruzi dukunda guhahira bita Kazungu. Uziko burya nawe ari mu bukembi wacu. Kanyesu ntabwo uri kumbeshya? Oya, uhenduze kugenda umubazi. Kanyesu niba ushaka kuba hano ukaba ushaka kuguma muri uru rugo, ugabanye ubuzererezi bwawe bwo kwirirwa wirukanka uzenguruka. Igihe ushaka kuva mu rugo kibanza usaba uruhushya. Uri kunyumva? Njye ntabwo ibyo mbikunda. Kibanza usaba uruhushya, amenye ngo urasohotse ugiye aho ugiye mbe mpazi. Nkaho genda ujye mu byawe. Ese ko kuba wihagaritse nk'icyapa aho ngaho? Mabujamba ndi ku kazi kangerega. Kandi ukagira wanga gukingura, jya ubanza urebe uwo ari we. Ubona ko ari ngombwa ko utari bumukingurire, jya ubanza ubimbwire. Yego.
Muri bande? Kumbe ni mwebwe. Zana nyogera hano uyicaza aha ngaha. Kikipe ituzuye. Chips ari hehe? Rwe Chips akimara kumenya ko amenye ko akorana natwe Yesu mva gutinye cyane kuko yarasigaye gukunda by'ukuri nubwo byatangiye ari kuri misiyo. Ubwo rero yahise agira ubwoba yumva gutinye, ubu ngubu ari iwabo. Uzambwagaruka cyangwa bireke. Ntacyo bimbwiye ngewe, ntacyo bintwaye pe. Okay. Njye rero na Jikwe tugiye kurara hanze. Hari rogi twakodeshejeyo. Ubwo ngubwo Fabio ugiye kurana hano na Boaz. Na Rwema se? Yego na Rwema. Oya rwose Fiston njye ntago nabikora rwose, mureke njye kwirarana na Chips. Okay Fisto, nta kibazo. Nagende. Indana na Boaz tunaganira. Oya, no, Fabio, dufashe urarane hano na Boaz. Kuko aramutse araranye na Rwema hano bonyine, Rwema ashobora kurakara akaba yanamwica. Dufashe rwose. Fiston, ntago nabikora rwose. Okay. Katubyoroshye ntarebe, katubyoroshye. Nanabafashe. Cyo ngo Chips arankunda harya. Yego aragukunda rwose. Okay. Tugende. Unyereka haba. Hanyuma ngenda areyo. Okay. Fabio hari ikibazo ufiteho? Njye nta kibazo mbifite. Okay, tugende. Ase Kanyeso kutajya kuryama. Ese mama boa nagenda nabonye papa Boaz. Ubwo urayukano yamaze ngutegereje papa Boaz. Ntabwo ari buze rero. Jya kuryama ejo naza uzamubona. Akaguru ni kaba katakuriye ngo wirukanka. Cyari ko ufite akaguru karekare gasumba ko musambi. None se mama boa makuru ya Boaz ibyo bigeze he? Kanyeso. Jya Boaz nacyo kubivugaho mfite. Abantu bamushimuse bari kunsaba amafaranga menshi. Miliyoni bari kudusaba ntaho kuyakura. Yo. Uretse ko nyine aho kubura umwana wanjye tugiye kwemera tugurisha amazu. None se nana kanunu k'abantu bamushimuse wabo mwabamuzi. Mva Kanyeso. Ibyo bintu uri kumbaza ntago bikureba. Se kumbaza banciye amafaranga igitero cya wumva hari n'ibihumbi 2 ngo nkirireho. Ntago kujya kuryama cyangwa usange rufuko yagukingiranye. Karame Fabio. Imigozi bakuzitsiye mera ko babazanye gukureho. Gase impamvu yanywa gucika. Nyine mbwira nimba ndi bukure utari buncike. Okay. Gusezeranyije ntabwo ndi bwagucike. Urabinsezeranyije? Yego.
n'ibyo bagukoze ego baramwumvise bamvuna amaguru ngo ntazabacika. ihangane reka njye kukuzanira akamatera uba uryamye. rwose Boa, ihangane bizashira, kandi nukenera umuntu wo kuganira nawe njye ndahari, ndahakubereye, nta kibazo twaganira. urakoze. Yego ni njyewe. Ahubwo se ni karibu.